Mana we, muri iyi minsi dufite abagabo batari kunyurwa n'abagore babo. Muri iyi minsi dufite abagore batari kunyurwa n'abagabo babo. Ni ukuvuga ngo abantu basa nk'aho bahindutse. Wakunze umuntu mbere, uramubwira uti ndagukunda, ukunda umugabo, ukunda umusore, uramubwira ngo ndagukunda. Ese ubonye yahindutse? Ese byagenze bite? Imana itugirire neza. Mana nziza, Mana igira neza, turagushimye kubwo kugira neza kwawe. Bana natwe urengera abagabo, urengera abamama, kandi wubake ingo za benshi zirimo gusenyuka, ndetse n'imwami rwose pe ziri mu manegeka, n'izamaze gusenyuka nazo wongere uzunge mu izina rya Yesu, amen. Nkunda Kristo TV nk'uko bisanzwe, uri kumwe na mama Boneri. Uyu munsi tugiye kwiganirira ku rukundo rw'abagabo n'abagore. Imana itugirire neza. Ugasanga umugabo n'umugore bashatse bakundanye, ariko uyu munsi ibintu byarahindutse. Ugasanga umugore yakunze umusore, ariko uyu munsi ari kubona atakimubereye. Imana yacu itugirire neza. Hari ibintu abantu uyu munsi bakora ariko batazi ko ari ikizira ku Uwiteka Imana. Imana itugirire neza. Ese mu by'ukuri niba waramukunze uyu munsi ukaba ushaka kugira ngo wikundire undi, urumva bizagenda bite? Imana itugirire neza kandi Imana idusange. Uba uri umugabo, uba uri umugore, ugasanga umugabo ntari kunyurwa n'umugabo wamushatse, cyangwa se umugabo ntari kunyurwa n'umugore yashatse. Ese murabona atari Satani wabinjiriye? Imana itugirire neza. Amagambo meza menshi yo muri Bibiliya ndashima Imana ko abivugaho, uburyo abagabo bakunda gukunda abagore n'abagore bakagandukira abagabo. Imana itugirire neza. Kugira ngo tubyihutishe, ngewe nkunda gutanga impuguro ariko kenshi ngendeye kuri Bibiliya. Ntabwo ari ibintu mfata ngo nture aho ngaho ngo mbyishakemo, oya, ni ibintu ijambo ry'Imana riba ryaratubwiye. Abenshi babyica rero batazi ko ari iby'Imana barimo kwica. Imana itugirire neza kandi twiteho. Tugiye gusoma amagambo, nusanga uri gutsindwa mwene data, wihana aka kanya, ugarukire umugore wawe, ugarukire umugabo wawe, unyurwe n'umugore wawe, nawe mugore unyurwe n'umugabo wawe. Imana itugirire neza, naho ibindi byose ni ubusa. Reka twisomere amagambo y'Imana kugira ngo bitwihutire ndetse tubashe no gufashwa neza. Amagambo meza ari mu Mubwiriza igice 9 n'umurongo wa 9 haravuga ngo wishimane n'umugore wawe ukunda iminsi yose uzamara ukiriho, niyo Imana yaguhaye munsi y'ijuru yose n'iminsi yawe y'imfabusa, kuko ibyo ari byo wagabanye muri ubu bugingo, kandi no mu miruho yawe ugokera munsi y'ijuru. Imana itugirire neza. Haleluya, haleluya. Wishimane n'iki? N'umugore wawe. Ubwo ni ukuvuga ngo ngiye guhera kuki? Ku bagabo. Dufite rero abagabo bo muri iyi minsi, sindi buvuga abakristo noneho, bureka nivugira abagabo muri rusange, kuko byose birabareba. Umunsi ntabwo turi ku mukristo, umunsi ntabwo turi kutari umukristo. Icy'ingenzi ni uko baba warashatse umugore umukunda. Imana itugirire neza. Aho umugabo ashaka umukobwa akabona aramukunze akiri umusore, akamukunda, akabona ni mwiza, akabona yamuzana mu rugo, yewe akanabyubahiriza akamushyira mu rugo, ariko yamara kuhagera ibintu bigahinduka. Noneho hari imvugo yadutse mu basore bamwe na bamwe, ugasanga umuntu w'umusore cyangwa umugore avuga ngo hari umugore mwiza ngo wo kujyana mu rugo, hakaba uwo kuzindukana no gutemberana. Mbese Imana itugirire neza. Uwo wemerewe ni umugore umwe gusa, kandi nawe utegetswe kugira gute? Kumukunda. Imana itugirire. Wishimane n'umugore wawe. Iri ni ijambo ry'Imana dusomye mu Mubwiriza, ni igice cya 9 n'umurongo wa 9 nk'uko ijambo ry'Imana ribivuze. Wishimane nande? N'umugore wawe. Ntabwo umugore wawe agomba kwishimana n'undi mugabo, ahubwo wowe mugabo ufite itegeko ryo kwishimana n'umugore wawe. None muri iyi minsi waramuzengereje, yenda guta umutwe. Abenshi iyo urebye usanga abagabo benshi ntabwo bari kumvikana n'abagore. Kubera iki? Burya abagore dukunda abagabo uko batwumva, ariko ukabwira nk'umugabo ntaguhe umwanya. Abantu benshi bahaye umwanya akabari, abantu benshi bahaye umwanya imipira, abantu benshi bahaye umwanya business, cyangwa se ugasanga haye umwanya n'inda. Imana itugirire neza. Umugore wawe washatse nturi kumuha umwanya,
uzi ko abantu benshi muri iyi minsi ibibazo byaravutse, ugasanga umugore ibibazo byaramurenze. Imana itugirire neza. Ugasanga umugabo ntahira urugo uko bikwiriye, ugasanga umugabo ntari kumenya inshingano zo mu rugo uko bikwiriye. Icye ni ukuza gusa, ni ukujya mu kabari, icye ni ukujya kureba imipira nk'uko nabivuze. Imana itugirire neza. Nyamara umwanya wo kwita ku muryango cyangwa se kwita ku mugore wawe muri rusange warabuze. Reka mbabwire, niba hari ikintu cya mbere cyiza abagabo, ni communication n'abadamu banyu. Niba warashatse umugore, ntumuhe umwanya ngo muganire, ngo mukominikane, mubwirane imishinga aho igeze, aho ibibazo bigeze, cyangwa niba ari n'ikibazo mwagiranye mukiganireho. Communication nibura, ibintu byose bizaba ibibazo. Kuko iyo mudakomeje kuganira uko ikibazo kibaye, akenshi bivamo n'abantu kugira trauma, umuntu agasazwa n'ibibazo. Kubera iki? Yabuze umuntu ngo babiganireho, niba ari no gusabana imbabazi ngo bazisabane. Imana itugirire neza. Ijambo ryo mu Mubwiriza, Bibiri, kubemera Bibiri, Umubwiriza igice cya 9 ku murongo wa 9 haravuze ngo wishimane n'umugore wawe iminsi yose. Ntabwo ari uyu munsi cyangwa ejo gusa, oya, ni ukuvuga ngo kimara kwitwa umugore wawe, icyo gihe urasabwa kugira ngo umushimishe, umunezeze. Kandi reka mbabwire, kumushimisha ntabwo ari ugusohokera ku mazi, kumushimisha ntabwo ari ukujya mu micanga. Njya numva ngo hari n'abajya mu micanga ngo kujya kuryamayo, basize za matera mu rugo, ugasanga umuntu agiye ku mucanga. Imana itugirire neza. Ibyo ntabwo ari byo byishimo. Ibyishimo bya mbere ni ukumvana, ni ukwemerana, ni ugukundana. Rya jambo wamubwiraga ngo ndagukunda ntirikuve mu kanwa, rigahora mbese umubwira uti sheri ndagukunda. Noneho hari abantu benshi bitana sheri bagifiyansanya, ariko bamara kugera mu rugo umuntu ugasanga yabaye mbe runa, mama runa. Nyamara mbere wamwitaga sheri, ari nabyo byatumye wenda agukunda. Uyu munsi yabaye undi muntu. Imana itugirire neza. Ntabwo izina ry'umwana rikuraho imitoma. Noneho rimwe na rimwe ugasanga umuntu yarakaranyije n'undi. Turabizi ko mu rugo bijya bibaho kuko turi abantu. Ugasanga ibintu byahindutse, kuko umwita sheri ibintu byahindutse, nyamara yibagiwe ko yambaye umubiri n'undi yambaye umubiri. Imana itugirire neza. Aha rero ngo wishimane n'umugore wawe iminsi yawe yose. Hari ahantu batubwiye ngo n'iy'imfabusa. Ni ukuvuga ngo waba ukora, waba udakora, waba ufite ibyo umara, waba udafite ibyo umara. Imana itugirire neza. Birasaba kugira ngo uhe umwanya umugore wawe. Imana itugirire neza kandi Imana ihabwe icyubahiro. Abantu benshi ntibabiha agaciro, ari ugasanga umuntu araje mu rugo, aje nk'umuntu mbese nk'umutegetsi, aje nk'umuntu w'umutware. Oya, ukwiye kubahwa, ariko nawe ukagira gute, ugakunda umugore wawe kandi ukamunezeza iminsi yawe yose. Reka dukomereze amagambo yo mu Migani. Dukomereze amagambo yo mu Migani, turasoma igice cya 11, dusome n'umurongo wa 22. Imigani 11 turakomereza ku murongo wa 22. Ahavuga ngo kandebe neza, ni Imigani igice cya 11. Yego, tugeze ku murongo wa 22. Haravuga ngo umugore w'uburanga bwiza ntagira umutima, ni nk'impeta y'izahabu ikwirwa mu mazuru y'ingurube. Imana itugirire neza. Hari abantu bashaka abagore bagendeye ku isura. Umugore mwiza afite isura nziza, noneho hateye icyo bita nyashi nazo zigiye gusenyera. Imana itugirire neza. Ugasanga ushaka umugore, mbese muramushatse kubera ko ateye neza. Wabyumvishije? Uyu nguyu ntabwo ari, Bibiliya ntabwo ari kibivuga, nta nubwo Imana ari kubivuga. Umugore w'uburanga bwiza ntagira umutima.
bivuga ngo kubera ko nawe yiziho mwiza, ahubwo agira ubwibone. Imana itugirire neza kandi Imana itwiteho. Nujya kurambagiza umukobwa ntuzite ku buranga, ahubwo uzite ku uwo ari we, ku byo wamubonanye, ku byo wamubonyemo. Imana itugirire neza. Imana niba yarabumuhaye ni byiza pe, ariko byibuze hiyongereho ko agize gute, ari umugore, azaba avamo umugore w'umutima. Imana yacu itugirire neza kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ni amagambo meza avuga uburyo imigani. Iyo usomye igice cya 15 ku murongo wa 4, ugasoma igice cya 14 ku murongo wa mbere, imigani 18:22, imigani 19:14, ni amagambo agenda atubwira uburyo umugore agomba kubera ikamba umugabo we. Ubwo umugore agomba kubera ikamba umugabo we. Ukibaza ute se mama ko ngiye kuba umugore umugabo azanyambara? Oya, ntabwo aricyo bisobanuye. Bisobanuye ko umugore mu rugo agomba kuba uw'umumaro, ntabe uw'umurimbo, ntawe uwo kwibona, ntabe uwo gutesha umutwe, ahubwo ashakira ibyiza urugo rwe. Imana itugirire neza. Ntabwo umugore mwiza ari uwo uzahagarara gutyo ukamurebesha amaso. Umugore mwiza umubwirwa n'iki? Umubwirwa n'umutima mwiza. Umugore mwiza ni umugore uzi kwakira abashyitsi. Umugore mwiza ni umugore uzi kuganduka. Umugore mwiza ni umugore uzi gufata neza umugabo we. Imana itugirire neza. Dufite abagore rero, Mana yanjye, muri iyi minsi nabo batitwara neza. Ugasanga umugabo yarakuzanye ngo umubere umufasha, kuko nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, nawe abo mutwara. Ugasanga abagore benshi nabo kuryama mu ntebe, akazi ni abakozi, ko umukozi yagiye n'ikibazo. Imana itugirire neza. Tukagira abagore babaho Mana we ngo badashaka ko amabere agwa, ugasanga konsa umwana ni ikibazo. Mwabadamu mwe, burya abagabo banezezwa nuko tubafatira abana neza. Imana itugirire neza. Umugore ni ufata neza umugabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nta kuvuga ibigambo byinshi, nta kumusuzugura. Imana itugirire neza. Niba hari n'ikibazo cyabaye, shaka uburyo wagikemura, nikikunanira ukimubwira, ariko burya biba byiza iyo ubanze kwishakamo igisubizo. Wabona byanze ukabibwira umutware. Urwo ni rwo rugo rwiza. Noneho ugasanga nanone umugore nawe, umugabo yamweretse ko amwishimiye, ariko umugore ntashaka kwishimana n'umugabo we. Imana itwiteho kandi ijambo ry'Imana yatubwiye ngo twishimane. None se umugore azishimana nawe, wowe kwishimana nawe? Imana itugirire neza. Abadamu natwe dukwiriye kuba maso ingo zacu. Imana itugirire neza. Bijya mperutse kumva amakuru kandi yabayeho, ntabwo ari inkuru mbarirano. Ugasanga wa mugani umugore w'ubwiza gusa, nta mutima. Imana itugirire neza. Ni wa wundi ugira inzara gutya akazineneka, ni wa wundi udashaka kugira ngo abe yakoza ibyombo, ni wa wundi aho biri ngombwa adashobora guhanagurira umugabo urukweto. Imana itwiteho. Noneho ngo hariho n'abajya gusasa kubera izo nzara baba barasize z'ubwo bwiza bwabo bw'inyuma. Hari uwo biherutse kubaho, afata gutya yigurira ikimamiyo kubera ubwiza bwe yibonamo bw'inzara, afata ikimamiyo arakibika, ntiyagikoresha, arakigura ari gishyashya. Yajya gusasa, noneho mu kigo cyo kwa kundi abadamu batebeza amashuka mu buriri, agafata mu kigo aho yagakoresheje intoki kubera inzara ze zidacika, agatebezamo cya kimamiyo. Imana itugirire neza. Niko ubwo se harya ubwo umugabo akwirukanye byakugendekera bite? Imana itugirire neza. Niba udashaka gusasa ngo nuko ngo wateretse inzara, Mana yo mu ijuru, uwo nguwo byarangiye, ariko buriya bamusenze. Nanjye numva rwose ntabwo 100% nabishyigikira, ariko reka nkubwire, ntabwo ubwiza bw'umugore bukuraho inshingano mu rugo. Imana itwiteho kandi twambika imbaraga. Ugasanga umugore ari aho ngaho ni uwo kuryama mu ntebe, umugabo yahiriwe, nibura ntazi n'ipuraye y'ibiryo uko iba imeze. Nyamara burya abagabo bajya banezezwa nuko dufashe umwanya tukajya kubatekera. Imana itugirire neza. Ikintu cyo kwitananaho rero buri wese akigira iki. Mugabo ukunda umugore wawe, nawe mugore ugandukira umugabo wawe muri byose. Kandi Imana itugirire neza, kuko abagabo benshi bari gushakira urukundo ku bagore
kandi burya umugabo niwe wagombye kubanza gukunda, umugabo agomba kubanza gukunda umugore we, umugore agahita aboneraho kuko ijambo ry'Imana niko rivuga. Burya umugabo akunze umugore we, byanga bikunze, akenshi bivamo ikintu cy'umumaro, bivamo inyungu nyinshi. None rero nibyo navugaga, abagabo benshi ntabwo bashaka guha abagore babo urukundo, bashaka kubaho kubw'itegeko, bashaka kubaho kubw'ubutware, bashaka kubaho kugira ngo bagaragaze icyubahiro cyabo. Oya, ibyo ntago bikwiriye. Imana itugirire neza kandi Imana itwiteho. Mureke dukundane, twishimane, Imana itugirire neza. Nidupanga kurira mu rugo, duhurire ku meza, Imana itugirire neza. Hari n'abamara kubitegura ngo bagacaho bakajya ku matelefone. Mana we, telefone nayo ni ikintu cyaciye ibintu. Mwirinde ibintu bita amatelefone, mwirinde